banyarwanda inshuti z'u Rwanda badukurikiye bakristo bene data, mwebwe mwese mudukurikiye kuri Yongwe TV. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire kwihumure Imana igenera abantu bayo. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe na Pastor Karemera James, umushumba mukuru w'itorero rya DNPS mu Rwanda. Iyi ni televiziyo Yongwe TV, ikiganiro ni Umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri ku munsi igihugu cyacu kibukiraho inzirakarengane cyangwa abishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo uyu munsi turi bwitse cyane kuri icyo kintu kijyanye n'isanamitima, kijyanye no guhumuriza abakomeretse, kijyanye no gushyigikira intambwe igihugu cyacu cyangwa se abanyarwanda bose muri rusange n'abacitse ku icumu by'umwihariko, intambwe bamaze gutera mu kwiyubaka no gusubirana ubumuntu bari barambuwe muri icyo gihe cya jenoside. Birakomeye rero gutambutsa ikiganiro nk'iki cy'iyobokamana, ariko Imana niyo nkuru, kandi Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ko nta kiba kitari mu mugambi wayo. Ubwo rero mbere yuko nkomeza ikiganiro, reka mbanze nihanganishe buri wese wahemukiwe, wiciwe muri iki gihe igihugu cyacu kirimo kwibuka cyo muri Mata 94, ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yahagarikwaga na bamwe mu banyarwanda bari bitanze kugira ngo ihagarare. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha kandi ikomeze abacitse ku icumu, ikomeze abiciwe, ikomeze abagifite ibikomere mu mitima yabo. Twongere tubihanganishe kandi tunabakangurire ariko kwambuka, kurenga uwo murongo, kurenga uwo mugozi bari bashyiriweho. Ariko mu ijuru hari Imana, hari abarero bamaze kuwurenga, ariko hari n'abagifite ibikomere mu mitima, hari abatariyakira, hari abatarumva ko kubaho imbere Imana igenda ihagira heza, ihagena. Imana rero ibakomeze, kandi turasaba kugira ngo Imana ikomeze igihugu cyacu muri ibi bihe byo kwibuka. Rwose dushishikarize abanyarwanda, abanyarwandakazi, abakiri bato guhagarara no gukomera muri ibi bihe bitoroshye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero nihanganishe abadukurikiye kuri Yongwe TV barimo batwumva. Uyu munsi dufite ikiganiro kiri bwibande cyane kuri uyu muryango turimo kuvuga, umuryango nyarwanda. Mu bihe nk'ibi ntabwo wari worohewe, byari bimeze nabi ku buryo umuntu atabona uko abivuga. Abanyarwanda nibo bavuga ngo ijoro riba ruwariraye, ariko mu gihe nk'iki 94 mu Rwanda ntabwo byari byoroheye umuryango wari umerewe nabi. Abana baricwaga, impinja zaricwaga, abakuru baricwaga, ababyeyi, umuryango ubwawo wose wari wugarijwe, kuko hari abicaga, hari abicwaga. Yesu nashimwe cyane. Kandi aba bantu bombi bose bari bagize umuryango nyarwanda, ari nawe turimo gusubiraho n'umuryango wa gikristo. Ngira ngo hari discours cyangwa ijambo ry'umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu wa Tanzania, Mwarimu Nyerere. Hari ahantu nigeze kumukurikirana avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ati u Rwanda ugereranyije 94 iyobokamana cyangwa se uburyo bwo gukizwa, katuvuga iyobokamana nyirizina, ryari kuri 99 mu buryo bwo kuyobora uyu muryango wacu w'abanyarwanda. Yesu nashimwe cyane. Kumva rero 99% Yesu nashimwe cyane, bose bari abakristo.
bemera Imana, bavuga Imana, ntabwo byumvikanaga mu matwi y'abantu ari abari imbere mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu kumva yuko bakwicana cyangwa bahemukirana ku buryo bw'ububukana turimo tuvuga cyangwa turimo tuzirikana bwo kwica kugera naho umwana w'uruhinja cyangwa ukiri mu nda yicwa azira icyo Imana yagennye kwaba cyo. Yesu nashimwe cyane. Nshingiye aho rero ndavuga nti mwimpore kandi mukomere, mutwaze, tujye mbere nk'uko igihugu cyacu kivuga yuko tugomba kurenga ibyo byose tukajya mbere. Ijambo ry'Imana rero turi buganireho no munsi wa none, turi bwimbike cyane cyangwa se turi busubire cyane kuri iki gikomere cyangwa se kuri iyi jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu kwezi kwa 4. Twese turabizi ni amateka y'igihugu cyacu. Turi busanishe rero n'ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana uwo munsi ryari hehe? Kuki ritahumurije abantu? Ese kuki Imana itatabaye abantu? Ariko kuriho nuko Imana yatabaye abantu ndetse cyane. Haleluya. Cyane bishoboka ko byikubye inshuro nyinshi kuruta uko byari biri imbere, kuko uyu munsi dufite igihugu gitekanye, turabyara tukarera, turururuka. Yesu nashimwe cyane. Ubumwe burajya imbere, nta rwikekwe mu bantu, nta korera Imana itakoze, nta kimana itakoze. Rwose inshuti zanjye, reka dukomere, dutwaze tujya mbere, kandi tuzanesha byose nibyo Imana itwifuriza. Ntabwo Imana itwifuriza gusubira inyuma, haba mu gakiza wakiriye agakiza. Ntabwo Imana inezezwa no gusubira inyuma. Haleluya. Kandi niyo isubiye inyuma ugatsikira nk'uko, ntabwo inezezwa no kuheramo, ahubwo yishimira cyane ko utwaza ukavaho. Yesu nashimwe cyane, kuko niho Bibiliya ivuga ko uteye intambwe imwe Imana itera 49 ije kukwakira, kugukurayo. Haleluya. Emerera umutima wawe rero uveyo. Hariho abakifite kwinangira mu mutima wabo, hari abagifite ibyo barwana nabyo mu mitima yabo. Nta kintu cyiza gutsinda kwiza n'ukwemera. Haleluya. N'ukwemera ukuri ukaza ukuri. Bibiliya niko ivuga ngo ngwino ukuri. Nizo ntoki zawe zuzuye amaraso, nizo ntambara zo mu mitima, ngwino niho Imana iheri kubohora ikagukiza. Murakoze rero, reka dutangire ikiganiro cyacu. Tugitangiranye isengesho nk'uko bisanzwe. Itorero ni DNPS, umurongo wa telefoni muhamagaraho murawona kuri ekara zanyu ni 0788 478389. Pastor Karemera James. Ikiganiro ni Umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Reka dusenge hanyuma dutangire tuganira. Mana nguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu kuri iki gicamunsi, aya manywa ashyira igicamunsi. Ndi imbere y'abantu bawe bangana batya, imbere mu gihugu, hanze y'igihugu. Mu izina rya Yesu ni imiryango myinshi uyu munsi itegereje kumva ihumure rituruka kuri wowe, haba abari hirya no hino mu birorero bitandukanye, mu mijyi itandukanye, mu ntara zitandukanye. Nyagasani Mwami Imana, bakeneye kandi bafite imitima yo kwakira ihumure rituruka kuri wowe. Nuko nkurambura ibiganza nsabira bamwe muri twe, Nyagasani Mwami Imana, bagifite imitima yo kwinangira no gutsimbarara ku kibi. Mu izina rya Yesu ndagusaba kugira ngo amaboko apfumbatije ibibi arekure mu izina rya Yesu kubw'imbaraga zawe. Dore hari icyo wakoze mu gihugu cyacu uyu munsi, turimo kugushima. Hari ubumwe wubatse, hari imbaraga wadushyizemo, hari ukujya mbere Nyagasani waremye mu mitima y'Abanyarwanda. Hari uburyo wubatse uyu muryango, naho ibyorezo ari byinshi, naho ibitera ari byinshi, ariko hari uburyo wubatse umuryango nyarwanda. Nyagasani Mwami Imana, uyu munsi ntago wazimye nk'uko bamwe batekerezaga, kuko ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi ruhande hari imbaraga zawe zavutsemo. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye rero, dusengeye abafite ibikomere bananiwe Nyagasani kwambuka no kurenga uyu mugozi wo gukomereka, naho bagiriwe bibi byinshi,
naho bakomerekejwe cyane, ariko ndambuye ibiganza mbasabira imbaraga zo gutsinda, kuko icyo nicyo cya mbere. Nyagasani, isanamitima rishingira ku kunesha. Haleluya. Ndasabye kugira ngo ubahereze umutima unesha, ubahereze umutima utsinda, ubahereze umutima urenga ku byo ubwonko bwabo butekereza. Mu izina rya Yesu bambike izindi mbaraga, imbabazi zawe zibabeho, zibamanukire, kandi ubatere mu mutima wabo kubabarira, kabone naho baba batasabwa imbabazi, kuko ijambo rya rirambwira ngo utababarira nawe ntago azababarirwa kuri urya munsi w'amateka. Ariko Mana, ndagusabye kugira ngo ubahereze imbaraga, kuko kubabarira bituruka mu mutima wishimye wamaze kubohoka. Mu izina rya Yesu ndabasengeye. Nsengeye rero abadukurikiye kuri televiziyo bose bari hirya no hino mu gihugu, hari abari buhamagare batanga ibitekerezo. Ndagusaba kugira ngo telefoni yose iri buhamagare ibe telefoni itanga ihumure, ibe telefoni yo gushima kubw'imbaraga zawe zabamanukiye. Haleluya. Data, icyubahiro nishimwe n'ibyawe, ngaho tuyoborere ikiganiro mu mbaraga z'umwuka, kandi uduhereze gusoza neza tugushima. Urakoze rero. Nsabiye abarwayi, abadashobora kumva no gukurikira televiziyo ku bwa kano kanya, kuko nzi yuko abadukurikiye ari benshi, ariko hari abo byananiye. Hari abagiye kwibuka hirya no hino, Nyagasani, mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, batashoboye gukurikira iki kiganiro. Ndagusaba kugira ngo barinde mu nzira bagenda, ubarinde bataha. Mu izina rya Yesu amahoro yawe babeho. Icyubahiro nishimwe n'ibyawe dusabye twizeye, tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Murakoze. Twongeye kubahereza ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Twongeye kubahereza ikaze kandi kuri Yongwe TV, imigabane yose y'isi, abashobora kuyibona n'abadukurikiye, kuko ndabizi ni benshi, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Benshi amatelefoni ni menshi yishimira inyigisho zacu. Yesu nashimwe cyane. Yishimira imirimo myiza y'ivugabutumwa dukora, ndetse ihurije hamwe icyo bita isanamitima. Nk'iyobokamana cyane cyane dusabwa icyo kintu, gushyira imbere icyo bita isanamitima. Isanamitima nicyo cyatumye havuka amatorero menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Nabyo tubishimira Imana ni ukuri, nubwo kuri bamwe bigaragara nk'imbogamizi, hari imvugo zitari nziza z'inzaduka n'iki, ariko nta wigize avuka ngo avukire mu kintu asaza icyo kintu kikiri kwa kundi. Nyine hari ibishya bigenda biza. Ngira ngo hari imvugo ikoreshwa ya innovation. Innovation ni ukugira ibishya bigenda bivuka. So rero no kuvuka kw'amatorero menshi nabyo bye kubicyaha ngo umuntu ajye hariya ajye kukihana, ahubwo nabyo nishimwe, kuko isanamitima rigera hagari, rigira henshi cyane. Kuba bishinzwe Imana ibaho umugisha. Reka nsabe abantu barimo kuduhamagara kano kanya bihangane bakurikiye ikiganiro, dusiga iminota yo kuza kubakira. Reka tubasabe rero, kuko telefoni zisa naho zirogoya cyane, mwihangane mwandike ubutumwa bugufi kuri iyo nomero mubona kuri ekara zanyu. Rwose turaza no kubaha akanya abafite ishimwe mu mitima, yewe hari n'uwadusangiza ubuhamya bwe muri uru rugendo igihugu cyacu kirimo, kuko uyu munsi turimo kwibuka ku nshuro ya 29. Ni imyaka rero itambutse itari mike, ariko hari abagifite ubuhamya, hari abagifite ishimwe, hari n'abakiyubaka. Rwose tubaha ikaze nabo muze gutambutsa ubuhamya ko bufite bwiza bwubaka. Rero ijambo ni twibuke twiyubaka ku nshuro ya 29. Rwose ni ibiganiro bitandukanye bisaba abantu kwiyubaka, kudaheranwa n'amateka, ndetse cyane cyane yuko atari na meza ari n'amateka mabi. Ngira ngo dufashe urugero ku Bisiraheli, nibo dukunda kuganiraho muri Bibiliya, uburyo bw'urugendo rwabo rwo kwiyubaka uyu munsi ari igihugu kigeze aho kigeze kuriya. Habayeho inyigisho nyinshi, habayeho gusenga kwinshi, habayeho isanamitima rinini, nk'uko igihugu cyacu kirimo kubikora. Yesu nashimwe cyane. Rero hano ndasaba rwose abadukurikiye tuze kuganira kandi dutuje, dufashe abantu uburyo bwo kugera ku ndiba y'isoko y'inyota yo gukira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nababwiye rero ko itorero ryacu
ni rishya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni rimwe muri ayo matorero arimo kuvuka kandi azanye ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu, guhindura abantu rwose. Tugize amahirwe nuko abantu bose bahinduka bakarenga cyagiye twageze cy'94 ndetse na mbere yaho inzangano zari zirimo, tugiye twubaka abantu kugera ku rwego rw'uko umuntu yumva ko ari nkundi. Haleluya. Atiyumvamo ubumuntu bwe ngo yumve uriya nawe afite ubumuntu bwe, kuko umuntu numwe. Iki kintu nkunda kugisubiraho cyane. Tugira amahirwe tutajya tubyaza umusaruro haba mu buryo bw'iyobokamana ndetse no mu buryo bundi busanzwe bw'ubuzima busanzwe, icyo bita kugira ururimi rumwe. Yesu nashimwe cyane kuba uyu munsi mpagaze i Kigali ku musozi wa Gisozi mbwiriza mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, i Rusizi banyumva, Nyamasheke, utwo ni uturere bakunda guhamagara cyane kubera inyigisho zacu, Huye banyumva, Nyaruguru, Gisagara barahamagara, amajyepfo yose navuga. Yesu nashimwe cyane. Gicumbi mu misozi miremire network irahagera, uko ni ukwiyubaka ku gihugu cyacu, dushimira Imana rwose. Za Musanze, Iburasirazuba hafi ya bwose barahamagara. Ariko impamvu nimwe ituma twakira aya matelefoni menshi cyane, ituma twakira ubu butumwa bw'ahantu hatandukanye, niki? Ni inyungu imwe dufite ikomeye cyane yo kuba boss muri izo ntara zitandukanye nahoze mvuga, cyangwa utwo turere dutandukanye, bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yesu nashimwe cyane. Ntago umuntu w'i Rusizi arindira kumva ko hari uri busemure, ari uri busobanure. Uko mbivuga direct niko abyumva. Haleluya. So rero nko kwiyobokamana bitwihutishiriza ubutumwa, kuko ntago bisaba kujya gusobanura, kuko twifashije nk'igihugu kimwe mu bihugu by'abaturanyi, wenda Uganda, Kenya, Tanzania na Kongo, uretse Burundi tujya gusangira amateka ku buryo bw'ururimi. Ariko biriya bihugu bindi narimvuze, Yesu nashimwe cyane, nimba ukoresha ururimi rw'ikinyankore agiye kuri televiziyo kubwiriza, uwumva ikigande biramugora, bisaba yuko yakoresha mu cyongereza, kandi hari benshi batumva n'icyo cyongereza. Haleluya. So aya ni amahirwe twishangije nk'u Rwanda, abapasiteri bagombye guprofita iki kintu, kuko ubutumwa utanze ntabwo bisaba izindi ndimi kugira ngo bugere kuri bene bwo. Haleluya. Ni rwa rurimi rumwe. Yesu nashimwe cyane. So ako kantu karandyohera cyane, kuko ubutumwa bwanjye buba buri bugende uko bwakabaye. Ikosa nakoze mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, kuko ntibijya bibura, hari ukuvuga wihuta, hari ugutanga umugane. Yesu nashimwe cyane. Undi ntawe wumve gutyo, rero buri wese arabyumva akanakosora. Haleluya. Ntabwo ari indi ruza kumukosorera. Yesu nashimwe cyane, kuko nshobora kuvuga saa 8 wenda, ariko kuko uri yacyumvishije akabaze ko ari saa 7, akumva yuko habayeho kwibeshya mu rurimi. So rero reka twe gutinda muri icyo, twashimaga Imana kubwo rurimi, kuko ni inyungu kwivuga butumwa, ni inyungu kuri twe nk'abakora iyobokamana, ni inyungu kubashumba, kuko iyo uhagaze mu rusengero mu iteraniro uvuga ururimi abandi benjoyinga, bumva baryohewe, ururimi rwawe, ijambo ryawe ritari butakare ngo undi arihindure arivuge uko ritari rikwiriye. Yesu nashimwe cyane. Ni ikintu ni inyungu so tugomba kwifashisha kugira ngo turubyaze umusaruro. Haleluya. Rero Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda hirya no hino mu gihugu mukurikiye kuri iyi televiziyo, uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo garukiraho, hindukira. Yesu nashimwe cyane. Garukiraho, intege nke zivemo, wikomeza kumanuka mu ntege nke. Haleluya. Garukiraho imigambi itari myiza, gupfobya, amagambo akomeretsa, rekeraho, garukiraho. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Garukiraho, ntago hari Imana igukeneye, hari ahandi Imana ikeneye kujya. Nicyo twaje kubabwira, nicyo twaje kubashishikariza. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya umubare munini w'Abanyarwanda barayumva, baranayisoma, barazitunze, barazigurira. Ni byiza rwose, ni by'agaciro ko nshobora kuvuga ijambo miliyoni 13 zigize igihugu cy'u Rwanda bashobora nabo kuryiyumvira cyangwa kuryishakira bakaribona. Yesu nashimwe cyane. Ntago ari bya bitabo by'amateka ujya kujya muri library y'igihugu karisoma, ukajya kuri televiziyo ukasobanura, hari abatari buhite baribona. Ni Bibiliya.
ubana nayo ku musego ugendana nayo. Yesu nashimwe cyane, niyo tuje kuganiraho. So rero kukuganiza ku kintu nawe ubwawe ushobora gusoma ni byiza. Reka nanashishikariza abantu mujye musoma, kuko nshobora kuza hano nkivugira ibyanjye bidafite aho bihuriye na Bibiliya, ariko ukuri kuriho nuko benshi mushobora gusoma iki gitabo kandi mukacyumva. Yesu nashimwe cyane. So rero buri wese asobanura bijyanye nuko imbaraga z'umwuka afite zimuyoboye. Nshuti zanjye rero, reka tuganire kuri iri jambo ngo garukiraho. Ninde ubwirwa? Ni wowe wari urimo gutana ujya mu bidakwiriye, ni wowe wari urimo winjira mu mbaraga nke bitewe n'ibihurimo. Yesu nashimwe cyane. Garukiraho ngaho. Amateka bibari nk'amateka. Ambuka, saba Imana iguhereze ikuremera andi mateka. Fine, ugende wambuke. Yesu nashimwe cyane. Ujye mu mateka yo kwiyubaka, ujye mu mateka yo gusenga, ujye mu mateka yo guhinduka, ujye mu mateka yo guhindura abandi. Haleluya. Icyakubatse cyatumye urenga iki kiraro cyangwa se ugasimbuka iki cyobo, kiganirira abandi. Haleluya. Senga, imbaraga wakoresha mu gusenga, uburyo wakoresha mu gusenga kugira ngo ubone imbaraga zo kubabarira. Ndavuga ku bakomeretsejwe, ku biciwe. Yesu nashimwe. Nta soni yo kushimangira iki kintu ku muntu wiciwe. Uyu munsi akaba yarambaye imbaraga zo kurenga aya mateka, akambara izindi imbaraga zo gukora no kujya mbere. Haleluya. Ni byiza ko afasha uyu nguyu ugihari utari wabona izo mbaraga. Ese wasenze gute? Wasomye ibihe bitabo? Wafashijwe n'iki? Yesu nashimwe cyane. Reka rero twifashishe iki gitabo Bibiliya, twumve ese ni iyihe mpamvu Imana imanuye ijambo rivuga ngo garukiraho, sigaho, tinya, reba kirazira. Yesu nashimwe cyane. Hariya hirya kirazira zari zirengagijwe, ariko kirazira ihoraho na Bibiliya ifite uko ivuga. Yesu ashimwe cyane. Haraho Imana yabwiraga ubwoko bwayo cyane ikavuga ngo nimurekeraho kwitotombera Imana, kutanyurwa, kudashima iby'Imana yabahaye. Yesu nashimwe cyane. Imana ibaho umugisha. Rero ndashaka uyu munsi kugira ngo tuganireho ijambo rito, wenda tuze kugira akanya ko gusabira n'abantu no kwakira ibitekerezo bitandukanye. Hari igitabo cy'umuhanuzi bita Yeremiya. Yesu nashimwe cyane. Hari abagabo banditse cyane kandi bagenda bandika inkuru zikomeye bitewe bijyanye n'ihishurirwa. Yesu nashimwe cyane. Na message, ubutumwa Imana yabaga ishaka kubwira abantu bayo. Rero igomba kubucisha mu bantu. Ni batwebwe irobanura ikaguhereza ubutumwa, ukaza ukajya hano ukabwira igihugu cyose. Yesu nashimwe cyane. Nongere sabe abadukurikiye rwose mwihangane, ntawe ndi bwitabe bitaragera muri cya gihe cyo kubitaba. Reka turebe igitabo cya Yeremiya, ibice ni 31 ku badukurikiye. Turi busome imirongo 2 ariko itandukanye. Duhere kuri uyu murongo. Murakoze. Yeremiya 31, duhere kuri uyu murongo wa 17, hanyuma turi busimbuke turebe n'umurongo wa 21, hanyuma ntanga kanya abashima Imana namwe mushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 17 aravuga ngo kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka avuga. Reka dusubiremo kugira ngo mwumve neza. Kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yesu nashimwe cyane. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, hano harimo harabwirwa umuryango. Yesu nashimwe. Ngira ngo ikiganiro cyacu tubabwiye kenshi ko ari umuco n'umuryango, nubwo uyu munsi tutari bujye ku nyigisho yari isanzwe iteguwe, ariko hano harabwirwa nde? Yesu nashimwe. Harabwirwa wewe wa mubyeyi we, harabwirwa wewe wa mugabo we, wa mudamu we. Yesu nashimwe cyane. Haratangwa isezerano kuri uyu muryango yuko abana bawe, Yesu nashimwe cyane, kuko iyo umuntu abyara abashaka kugira uwasiga. Ese igihugu cyawe urashaka kugisigira nde?
isambu yawe, inzu yawe urashaka kuyisigira nde? Itorero ryawe urashaka kurisigira nde? Umuhamagaro wawe urashaka kuwusigira nde? Haleluya. Isengesho ryawe ryiza urashaka kurisigira nde? Sibyo? Icyo kintu kirakubwira ngo haguruka, haleluya, vahuri, igira imbere, tera imbere, ganira byiza, tanga ibitekerezo byiza, haleluya. Uyu muntu kuko umukunze, Bibiliya hari ahantu ivuga iki gitabo ni cyiza mujye mugikunda. Hari Imana yaganiraga n'ubwoko bwayo ikavuga ngo ese ko muri babi ariko mukamenya guhereza abana banyu ibyiza, ariko se ubu bubi buvugwa kuki tutabuvamo tukababeza? Noneho ijambo rikavuga ngo njyewe Imana nabura nte kubahereza ibyiza, kandi Imana idukunda yatanze umwana wawe kugira ngo tubeho. Nshuti zanjye ibyo tubyemeranyeho gute? Yesu nashimwe cyane, haleluya. None hano harakuvuga ngo Imana irabahereza isezerano kuko bishoje bivuga ngo n'Uwiteka Imana yanyu ibivuga. Yesu nashimwe cyane. Iraduha isezerano, iraduha isezerano by'ibyiringiro by'aho Imana iganisha igihugu cyacu, iraduha isezerano ry'ibyiringiro by'aho Imana iganisha umuryango, iraduha isezerano ry'ibyiringiro by'aho Imana ishaka abana bacu tubyara, haleluya. Ni isezerano. Iragorora igihugu, iragitunganya, iracyeza, haleluya. Iyo niyo Mana yeza. Iyo nituyiringira tukayiha umwanya wacu, tukayihereza ibiganza byacu, tukayihereza ibitekerezo byacu, iratwubakira heza, kuko ni Imana ivuga kandi igasohoza, haleluya. Ntabwo turaza hano ngo dutange ubuhamya, hari n'igihe tuzatumira baza gutanga ubuhamya, haleluya. Ariko uyu munsi turacyaganira ku cyo bita ihumure ry'Imana. Imana iragushaka hehe? Garukiraho, hari ibyiringiro by'aho Imana ishaka kugushyira. Yesu nashimwe cyane. Muze kunyihanganira tuze kugendana n'igihe. Yesu nashimwe, haleluya. Ngo hari ibyiringiro by'amaherezo yawe, hari aho Imana igushaka, aho uri ntabwo ariho hakwiriye, ako gahinda urimo ntabwo ariko Imana yakuremeye. Imana iragushaka mu munezero, kandi umunezero ni wowe ubwawe uri kwifatira icyemezo ukavuga uti Mana ndahagurutse, ndaje nteye intambwe imwe. Imana itera 9 ize kukwakira. Emera kubabarira urebe, Imana irakuremamo imbaraga kuko zo gutsinda kandi ubabarire. Emera gusaba imbabazi uce bugufi, Imana irakuremamo imbaraga zo kumva ko wari wambaye umwambaro utari uwawe, haleluya. Abagabo, ingero nyinshi zigenda zitangwa ku bagabo n'abagore. Hari igihe barahira ukavuga uti yabaye umugabo wo kubihamya. Yesu nashimwe cyane. Umugabo bisobanuye iki? Bisobanuye gutsinda, bisobanuye kuvayo, bisobanuye gufata riziko uvuga uti reka nsaba imbabazi nishaka ngayike, ariko nta mbaraga mbi zo kugayika ziva mu gusaba imbabazi mu kwemera. Oya, we niwe mugabo, niwe bita ngo ni umugabo. Yatsinze icyaha, tsinda icyaha. Sinze no hirya no hino no magereza televiziyo barazikurikira, hari abarimo kumbona. Yesu nashimwe cyane. Mutsindi icyaha, tsindi icyaha. Ntabwo ushobora kugira irindi zina wakwitwa ucyambaye uriya mwambaro. Oya, sigaho rekeraho. Yesu nashimwe cyane. Nkiraho ndashima Imana kubwo abanyarwanda batsinze icyo cyaha, barenze izo mbaraga, bakambara undi mwambaro wo kuvuga ngo naho napfa, naho imvura yagwa, naho izuba ryinshi ryabaho, naho inzara yaza, haleluya. Abo nkeka ndavuga ntashidikanye ko bambaye imbaraga z'umwami Yesu. Cyagiye yari mu butayu, yari arimo yigisha. Abanyarwanda benshi bambaye izo mbaraga, aravuga ngo no please, ibi bihagarare. Yesu nashimwe cyane. Inzara irabica, ntabwo bari borohewe. Inzara, imvura, amagambo atari meza, intambara, ibitero, ariko baraza barahagarara baravuga ngo stop, hagarara, rekeraho. Kandi uwo nguwo agasubira inyuma akavuga ati vayo, Imana igushaka ntabwo ari aho. Hari bene data, hari abanyarwanda, hari umubare munini w'abanyarwanda bakiri hirya no hino mu mashyamba. Murakora iki? Ntabwo ari Imana yakuremeye, jamais. Yesu nashimwe cyane. Reka n'agafaransa tukavuge, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo ari Imana igushaka. Imana nje kukubwira uno munsi ntabwo ari igushaka, iyo gushaka heza, ariko aheza uzagera gute? Watuza kwemeza umutima wawe
ukatuza akanwa kawe, nibwo ngo ubarwaho gukiranuka. Haleluya. Iyo wemeye mu mutima ko wakoze icyaha hanyuma ukatuza akanwa kawe, aribyo bita gusaba imbabazi, Yesu nashimwe cyane, Imana ikubaraho gukiranuka. Kandi iyo Mana nirema muri ya muntu kumva ko wamusabye imbabazi, koko connection, guhuza kwawe n'umutima w'Imana, nibyo birema uriya kwizera ko imbabazi umusabye koko ko arizo, kandi nawe akakubabarira. Imana ibahereza umugisha cyane. Ntago turi butinde kuko igihe cyo ntago kiri butworohere, ntago kiri buhagarare. Yesu nashimwe cyane. Reka dusoreze kuri uyu murongo wa 21. Ndasimbutse, ushobora gukomeza asome hepfo. Iki cyanditswe cyose kigenda gitanga ihumure, amasezerano meza, abana beza, igihugu cyiza, haleluya, imijyi myiza. Ibyo byose twabigeraho gutese tukingiraniwe muri wa mubabaro. Birakomeye. Yesu nashimwe cyane. Ariko hari abatubanjirijemo, hari uwaje ari mu bahagaritse genocide, hari abahagaritse genocide, kandi yewe umwe akanihagarikira kube barimo kwicwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko se ko atarambuye ukuboko ngo yumve ko yambaye imbaraga zo kwihorera, yari abifitiye ububasha. Yewe na Bibiliya igira iki bivugaho, uko niko kuri. Yesu nashimwe cyane. Ariko yambara izindi mbaraga, nono nkeka ko zari zikubye kabiri zo yambaye ajya kujya mu ishyamba kugira ngo abahora igihugu, agira abantu akura ku ngoyi. Dufate urugero kuri Mose. Haleluya. Mose yagaragaza ishaka rikomeye cyane rishaka kwihorera. Aho yatorokaga ibwami kwa Farawo, amateka ya Bibiliya arabisobanura, agasanga ubwoko bwabo aho aho batotezwaga, aho baricwaga, kandi bicwa uko bishakiye, aticiwe n'ikosa runaka, aticiwe icyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abaticishwa abatafari bakicishwa inzara. Ariko uzi kubona umaze 3, 4, 5 utarya bakakubwira ngo ikorere, nubwo bakubwiriye kamera indi imbere ntako wayishobora. Wadandambirana wajya hafi bakakorosa amatafari, ubwo ukabura rangiye. Ariko Mose aragenda ajya mu bwoko bw'iwabo, ajya kwisanisha nabo, abashyira inkuru nziza, ababwira ko Imana ibakunda kandi ko Imana ibatabaye ije kubarengera. Haleluya. Ariko harimo abataramwizeye, hari abataramwumviye, hari abavuze ngo nguwaraje. So dusanishe n'iki gihugu cyacu n'ibihe uyu munsi turimo kwibuka. Yesu nashimwe cyane. Hari abazaga gutanga ihumure, kuvuga ni muhumure, Imana irahari, igihugu cyacu aragishaka. Yesu nashimwe cyane. Hari abagaragazaga intumbero yaho Imana ishaka igihugu cyacu, ariko abo bamwe ntibumvirwaga. Bamwe nibo babaye ibyitso, abandi nibo babaye amazina atandukanye atari meza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bamwe bitirirwa inyamaswa, ibikoko. Ibyo ni amateka dusangiye abanyarwanda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, sibyo? Noneho urugero narishatse kuvuga gati, impamvu nifashe kuri Mose niki, nuko hari aho yageze abona akarengane. Ubwo namugereranyije n'uriya musirikare waje guhagarika genocide, akagerera ku muryango we nyirizina ari urimo kwicwa. Yesu nashimwe cyane. Ntiyambara imbaraga zo kwihorera, ahubwo akambara imbaraga zo gukomeza kurokora abandi bakirimo kwicwa. Mose nyamara we wahamagawe n'Imana, wavuganye n'Imana. Haleluya. We yahise yambara wa mwambaro w'uburakari, afata abanyegiputa, ngo yasanze umunyegiputa arwana n'umwisiraheli, arangije afata wa munyegiputa aramwica, arangije amutabika mu mucanga, aramuhisha. Bagati ukamwica shanka ureba. Izo nizo mbaraga zo kwihorera. Ariko hari abanze kwambara uwo mwambaro, hari abirengagije ubwo burakari, hari abirengagije ubwo buribwe n'umubabaro. Yesu nashimwe cyane. Bambara imbaraga zo kurokora, zo gutera intambwe, zo ndimo kubabwira ngo vaho ngaho. Ese iyo baza kuguma aho ngaho, uyu munsi tuba tukivuga, uyu munsi tuba turi kuri aya mateleviziyo, uyu munsi haba hariho kwibuka. Twibuka iki se? Hibuka ndetse, hibukwe ndetse. Haleluya. Ariko batsinze. Ariko Mose we yarahaguye, kandi we yari yavuganye n'Imana. Ariko abantu baricaye bajya inama y'icyo bagomba kugeraho. Reka niye kwikuramo, kuko twese turi abanyarwanda.
bariya bari batubereye imbere ariko twari duhari, twarasengaga, twakoraga ibindi bikorwa. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Ntabwo hari icyo navuga ariko hari ibyo twakoraga, haleluya. Reka nsome iki cyanditswe nsoze, iminota yagiye kugira ngo nze guhereza n'abantu umwanya. Yesu nashimwe cyane. Hano ku murongo wa 21 haravuga ngo wishingire ibimenyetso by'inzira, wishakire ibikuyobora, werekeze umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira yanyuzwemo wanyuzemo, garukiraho mwari w'Isiyoni. Bibiliya ndayifunze, ndayibumbye, bisobanuye yuko nshoje. Yesu nashimwe cyane. Yewe muntu nkurikiye, waba ubabajwe n'ubuzima busanzwe, wenda tutaza kuvuga mu bihe turimo gusa ngo twirengagize ibyo tuvamo, twirengagize ibyo tujyamo. Yesu nashimwe cyane. Uwo ari we wese unkurikiye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, iri jambo riramureba, sibyo? Ishingire ibimenyetso, ishyireho imbago, ishyireho direction, icyerekezo. Haleluya. Reba intumbero yawe, reba aho ugana, reba aho ushaka kujya. Icyo nicyo cyonyine kiri bugutsindire amajwi yo hirya no hino. Icyo nicyo kiri butume wambuka rya jambo ribi umuntu yaragururashaho nka bombe nk'ikigukomeretsa. Haleluya. Hari ushobora no kwirengagiza, hari n'ababwirwa ayo magambo akomeye yo gukomeretsa, ayabwirwa na bagenzi be ariko ntayaha agaciro. Haleluya. Uwo muntu niwe wo kunesha, uwo muntu niwe ufite umwuka w'Imana, uwo niwe uzi intumbero ye yarimo kujya, uwo niwe wishiriyeho ibimenyetso, uwo niwe wishiriyeho imbago. Haleluya. Uwo niwe wihaye icyerekezo. Reka twese twambara izo mbaraga. Igihugu kirabivuga, abayobozi barabavuga bati twibuke twiyubaka. Kwiyubaka ni ukuhe? Nuko twirengagiza ibi bitamatama bidutama hirya. Hari abaremwe gutyo, none Bibiliya ivuga ngo hariho abamaze gucirwaho iteka. N'ikizi nuko hari n'usaba imbabazi ariko muri we ntizibe zirimo. Hariho noneho n'urinda apfa gusaba imbabazi byaramunaniye. Uko niko umuntu yaremwe, kandi ni nayo mpamvu Imana itoranyamo nkatwe tukaza hano kuza twigishe, tubabwire, tubakangurire muveyo. Hariho uhera mu bujiji ariko hari n'ubyumva ariko ntabigire ibye. Yesu nashimwe cyane. Iyo bigeze aho rero tubwira ba bandi batwumva akavuga bati amagambo ari buze y'amakomporaza, y'amagambo yo gukomeretsa, yo gusesereza, y'ingenga bitekerezo, ukayima amatwi ukambuka. Haleluya. Imana ibahereza umugisha cyane. Ababikoze Imana ibaha umugisha, abarimo kubigerageza Imana ibaha umugisha, abagiye kubikora mumaze kubyumva Imana ibaha umugisha. Haleluya. Hariho abaremewe kurimbuka, abo wibataho igihe. Aba banyegiputa nubwo bagiraga nabi gutya Abisirayeli, ariko isezerano ryabo ryari riri, ariko batazambuka iriya nyanja. Abo ni b'imyanja yatwikiriye, ariko bari babwiwe. Yo baza kumva se ntibakurikira Abisirayeli koko bakumvira imbuzi zari zihari, byari bibe kuri Yesu. So hari abo turimo kubwira uyu munsi ariko amatwi basa n'abayevunyemo ibiti, ariko abo Bibiliya iravuga ngo abo bazabona ishyano. None hari icyanditswe gikomeye cyane kivuga ngo abakora bene ibyo ngibyo, abapfobya, abasesereza abandi, abakora mu bikomere by'abandi, Bibiliya ivuga yeruye ngo bene abo nibapfa ntabwo bazibukwa. Kubera iki wumva yuko wajya mu mugabane wo gupfa ntiwibukwe? Kuki utagarukiraho? Kuki utahinduka? Haleluya. Kuki wakumvira ijambo ntiruka komeza uri aho uri? Bayo uracyahamagarwa. Yesu ateze amaboko, pasiteri ateze amaboko. Yesu nashimwe cyane. Uwakomerekeje ateze amaboko. Wowe urinde. Tuvuge Bibiliya yose tuyirangize se ko nta kintu itakomojeho. Ari imbwa yivuzeho, hari umwanda yivuze, hari iki byose uko tubibona hano tubana nabyo niko byanditswe muri iki gitabo. Vayo, ndagusengera kugira ngo wambare izo mbaraga. Tsinda icyaha, tsinda ijambo ribi, ariko se utarivuze wabiki. None se kuri mubwira akagenda akarya, ejo akajya imbere hagasenga, akabyara, kororoka. Kuki utakorwa isoni n'icyo kintu uvuga uti iherezo ryanjye niriye? Kuko urangirirwaho n'igihe ibyanditswe bigusohora bivuga ngo nupfa ntuzibukwa. Impamvu utazibukwa ni iyihe? Nuko ntacyo usize umusozi. Muririmbye yararimbye ngo waba usize nkuru y'umusozi.
icyo nicyo gisobanuro cyo kwibuka, cyo kwibukwa. Yesu nashimwe cyane. So reka Imana idufashe, tugeze mu gihe cyo gusoza. Hari abo twanze kwitaba ariko ndabona nta banditse, abenshi nabahamagaye. Imana ikomeze ifashe abanyarwanda kandi iduteresha intambwe. Inshuti zanjye, abadukurikiye, abapasiteri bagenzi banjye, abanyamadini hirya no hino, kwemera gutandukanye, reka mbasabe ngo dukore isanamitima riteresha abantu intambwe. Yesu nashimwe cyane. Twumve yuko ari nk'umwana wavutse ugenda kandagiye iminsi 100, haba harimo ibikorwa byinshi byiza byakuba ku muntu. Yesu ushimwe cyane. Hari ibyo twakora muri iyi minsi 100 byubaka society, byubaka umuryango nyarwanda, ku buryo kwibuka ko umwaka utaha kutanga imibare minini cyane y'abiyubatse bamaze kurenga ahangaha kuruno, kuko buri mwaka haba hari etape, haba hari kigezweho. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ntabwo abantu bamaze gusenga, bamaze gusobanukirwa, bamaze kwiyambaza imbaraga z'Imana nyakuri koko, bamaze haleluya guhamuka kurimo kwagabanuka. Kubera iki? Hari n'abahinduka nabo ya magambo akomeretse nabo bakagenda bayareka. Turabashishikariza rero kandi tunabakangurira ko bose nta kintu cyiza ko kuba na mugenzi wawe amahoro Imana ibashakamo, kandi turahari kugira ngo tubafashe. Nimutugane tubafashe. Yesu nashimwe cyane. Turaha pasiteri, twarahamagawe, hari icyo twamenya, hari icyo Imana yashyize muri twe, hari umwuka w'Imana uturiho, hari ibikurwaho no kukurambikaho ikiganza bikavaho rwose. Izo mbaraga zo zigutsinda, zihora zigutsindagira mu kibi, zikagukurwaho. Twarejejwe n'impano, haleluya. Bayo tugufashe. Wewe wananiwe kubabarira, wewe wananiwe gusaba imbabazi, muze tubafashe, mudusange, kuko ntabwo twamenya aho uri, ariko umwuka w'Imana arahazi. Yesu nashimwe cyane. Aho ntashoboye kugera iyi televiziyo irahagera. So tsinda ikibi, ambuka bayo. Aho ntabwo ari Imana igukeneye. Yesu nashimwe cyane. Wowe ufite ibikomere wiheranwa nabyo, ambuka, tsinda. Umwana wakeneye umunezero, wa munezero wamburwaga wiwambura abana bawe. Uyu ni wo wa muryango dushaka kubaka. Yesu nashimwe cyane. Shyiraho ingumirizi ku bana, tsinda ibyo bikomere, haleluya. Ambuka, ubaka umuryango mwiza ufite icyerekezo. Ibuka wiyubaka. Kwiyubaka ni icyubaka bufite, barememo imbaraga zo kuzatsinda. Yesu nashimwe cyane. Kuko umwanditsi mwiza Paulo niwe wavuze, aravuga ngo tugerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikadutanga imbere. Ariko se koko dutsindwe n'ibibi bidutanga imbere duhagarare, cyangwa dukwiriye kubirwanya tukabireba? Ese amagambo yo gupfobya adusubize muri rya cura burindi ryo kubabara no kutafasha abana bacu kunezerwa? Oya, ibibi nibidutanga imbere. Nimba ari ijambo irenge, senga, hamagara umushumba uvuga uti ngwino usengera unyambike izindi imbaraga. Hari umuntu wambwiye ijambo ritari ryiza, ryankomerekeje, ryanshubije kure. Haleluya. Tugufashe uteri iyo ntambwe. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Ni Pastor Karemera James, itorero ni DNPS, kandi turakora rwose duhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, tugamije icyo bita kurangiza inshingano nkuru. Kurangiza inshingano nkuru nayisobanura mu buryo butandukanye, ariko reka nigire ku cyo nemera nk'iyobokamana. Kuko igihugu gifite abakivugira, minisiteri zitandukanye zifite abazivugira, haleluya. Televiziyo nk'iyi ifite abayivugira. Nge naje kwiyamamariza inkuru nziza yo kubaho wari uri ukajya Imana gushaka. Wihezwe inyuma n'amagambo yo gupfobya, wisubizwe inyuma mu ntambwe yari umaze gutera ugeze kuri kaminuza. Umuntu akubwira ijambo rigukomeje, ugiye kwiyahura kubera ibivutse muri wowe. No, witanga n'icyo cyuho cy'uko umwanzi. Bibiliya iravuga ngo ambara imbaraga zo kutagaragaza umubabaro wawe imbere y'uyu muntu ukurwanya cyangwa ukwanga. Wa muntu nakubwira ijambo rigukomeretsa ugasubira inyuma, ko ugakomereka ukamwereka ko wakomeretse, kwicyo umuhereza uwo mwanya. No, tsinda. Imana ibaho umugisha cyane, kandi ukuboko kw'Imana kube kuri buri wese. Reka mbasengere nsoza, igihe cyagiye, abahamagaye tutitabye, twari tukiri mu nyigisho. Yesu nashimwe cyane. Reka rero nsabe iburasirazuba, iburengerazuba, abari badukurikiye mwese,
Imana ibaho umugisha, mwibuke mwiyubaka kandi mutere intambwe mujya mbere. Ni Pastor Karemera James, reka dusenga n'Imana. Mana nguhaye icyubahiro nanone ku bw'aka kanya gatoya nari imbere y'abantu bawe ndetse n'imbere yawe, ntambukije ubutumwa bwiza wageneye abanyarwanda n'abandi bose bagukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagusaba kugira ngo ubu butumwa bumanuke bugende bwicare mu mitima y'abari badukurikiye bose, ndetse hari n'abazabubona ejo cyangwa ejo bundi, uko bazagenda babona ubutumwa bujye bwicara mu mitima yabo, bubigishe. Tubone benshi batugana badusaba ko tubateresha intambwe, tubasengera, tubafasha gutsinda ikibi, tubafasha gukomeza mu ntambwe nziza bari barimo. Data baze, hari abaduhamagara benshi batandukanye, ariko uyu munsi niringiye yuko hari abagiye kwihana, hari abamaze kwatura imitima yabo, bamaze gutsindwa n'urubanza. Ariko abo bazane, baze tubarambikeho ibiganza, tubeze, tubunge mu izina rya Yesu, tubasane imitima yasadutse, imitima yababaye, yashenjaguritse, yongere yiyunge ibimwe mu izina rya Yesu. Iyi mitima yongere kunezeze Mana, ye guhora mu maganya n'amajuni, ahubwo bambara umunezero wawe Kristo, kugira ngo imitima yabo ishobore kukunezeza. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe. Nsengeye barya barwaye, hari abadusabye kubasengera mu izina rya Yesu, hari abateye ko bateresha intambwe. Mwami, umwuka wawe usendere ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, umwuka wo kubabarira, umwuka wo kweza, umwuka wo kubeshaho, umwuka wo kurema ibishya mu izina rya Yesu. Tubone igihugu gishya, tubone imijyi mishya, tubone Nyagasani ibikorwa by'iterambere bishya. Haleluya, mu izina rya Yesu. Tubone impinduka nshya kandi nziza zituganisha heza. Data, umwuka wawe ukomeye cyane umanukire kuri iki gihugu, utsinde ibibi kuko birimo byiyongeranya. Dore hari amavirusi arimo kwataka umuryango, ariko imbaraga y'umwuka wera imanukire kuri uyu muryango. Abana biyumve mu miryango, ababyeyi biyumve, abagabo biyumve mu mago yabo, abagore biyumve mu mago yabo, bubake uyu muryango mu izina rya Yesu. Unezeze Imana kandi nawe unezerewe. Turabashengeye izo mbaraga z'umwuka wera zibamanukeho, kandi ubambike kunesha Data, kudasubira inyuma, ahubwo gutera intambwe kujya mbere. Turakwiragije rero dusoza dutaha, bane natwe mu izina rya Yesu. Amatelefoni turi bwakire yose abe uduhereze ibisubizo byabo, ibisubizo by'ibibazo byabo, ukomeze twihishuriye. Turasenze kandi turizeye, tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Murakoze rero, reka dushimire abari badukurikiye kuri Yongwe TV. Ikiganiro nakagaruka umuco n'umuryango byo shingiro byo kumenya Imana, ni ikiganiro kibaho kuwa kabiri saa 11 za nimugoroba kugeza saa 12, kikagaruka nanone kuwa gatandatu saa 7 kugeza saa 8. Murabona rero hari warusabye ngo nawe musengere, twamusengeye mu izina rya Yesu, ntago twarobanuye. Murabona yuko amasaha yageze. Reka dusoze uyu muntu tumwumve. Yongwe TV, mwiriwe. Halo. Sawa. Uwo nawe yasohozaga. Imana ibaho umugisha rero. Itorero ni DNPS rikorera Kayonza, niho dufite urusengero rwubatse. Ahandi turacyahuriza hamwe abantu kwihuza no gusenga. Hari Mageragere kwa Pastor Rachel, ntabwo uyu munsi yashoboye kuboneka kubera umurimo w'Imana arimo. Hari hirya no hino hatandukanye, harimo Gahanga, harimo Huye muri Mbazi, Mugesera hariya muri Ngoma na Bugesera, ndetse Kibimba hakurya muri Kabare. Bose aho hose turahurira tugasenga, tukigisha abantu. Icyo ni ibice tuba twarateguye byo guhinduramo abantu kuba bigishwa ba Yesu, tugamije kurangiza inshingano nkuru. Twese rero turi kumwe naho ubutaha. Imana mwese ibampera umugisha kandi ibakomeze. Mwari kumwe na Pastor Karemera James. Shalom, shalom.